ubundi abantu bose bavukiye mu miryango myiza siko bo babaye beza cyangwa siko bo bagize famiye nziza. Ikindi kandi abantu babaye muri famiye mbi ntabwo bose ariko babayeho nabi, ariko nanone ababyeyi cyangwa se imiryango dukomokamo ifite uruhare runini cyane nka 80% kugira ngo tugire ubuzima bubi tubayemo no munsi, cyangwa ngo abana bajye mu mihanda abandi bananirane, sibyo? Hari igihe umwana avukira mu miryango ifite ibikomere, ababyeyi nyine ntibamwiteho, bakagati ugende wirere uko twakuze nawe niko ugomba gukura, nakuze ntareba mama, nakuze ntareba papa, sinakarabaga namaraga icyumweru nakaraba, ntuzanzane izo renge zawe ngo urashaka koga ngo urashaka iki, ugasanga nyine umwana abayeho mu buzima atagakwiye kubamo. Nabonye papa na mama batanyitayeho na famille itanyitayeho, mpitamo kwigira ku muhanda njye kwishakira ubuzima. Buri wese afite impamvu ziwe. Kimwe nuko hari umwana uba uri muri famille ikize idagize ikibazo na kimwe, ako hari umwana ufite ikibazo ababyeyi bo batazi. Niba udashaka kuba umugabo ubundi ntabwo uzamuba, niba udashaka kuba umugore muzima nabwo ntabwo uzamuba, kuko ubuzima bwawe ugomba kubamo ejo hazaza ni igitabo utangira kwandika uno munsi, kuko nta muntu uzaza kukwandikira. Umuntu bibaye ngo amateka agomba kubamo ejo hazaza hiwe yandikwe n'umuntu, hari ushobora kukwandikira inkuru udashaka, hari ushobora kukwandikira akabigoramisha, hari ushobora kukwandikira ukajya uba mu buzima busharira buryana nk'urusenda, sibyo? Ariko kandi wowe mu gihe ushaka kwandika ubuzima bwiza bumeze neza buryoshye, bivuze ngo rero ni amateka wiyandikira. Success is not destination but it's an endless journey, right? Cyangwa se kuba success, amahirwe cyangwa se kuba umuntu wateye imbere ntabwo ari ahantu ugomba gushyika tuvuge ngo uvuye cyangwa ugiye i Butare, sibyo? Ni destination, ahantu ugomba, ni urugendo ahubwo rutarangira. Ubuzima ni urugendo rutarangira. Nabibwiye abakobwa uwo muntu aranga ngo ni uko basebya, nabwo ati we mukobwa genda wipime inkweto yawe igukwiriye, sibyo? Mama bahungu nyine bameze nk'inkweto ziri ku isoko, genda wipime inkweto igukwiriye, noneho iyo nkweto nimba iriho umucanga genda nyine uyitware kuko igukwiriye, ubone kuyihungura. Genda ufashe uwo muhungu yarakubiswe, nawe warakubiswe urashaka amafaranga, genda umufashe. Turabashuhuje mwebwe abakurikirana Mama Charlene Official, aho mudukurikiranira hose mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zitandukanye ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Mukomere cyane, nizere ko rero muguwe neza mwebwe abari mu bihugu bitandukanye, aho mugenda mudukurikiranira hose aho tutabasha kurondora muri aka kanya. Nizere ko muguwe neza kandi Imana ikomeje kubarinda. N'ubundi turi mu kiganiro cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko. Tujya tugira dukunde kwita ku rubyiruko cyane, kuko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu ndetse n'itorero, kandi urubyiruko ni amaboko Imana izakoresha iby'ubutwari, kandi urubyiruko muri makeya nizo mbaraga zacu twebwe turi tugenda tuzeheka mu gakeya. Rero ntabwo icyo kiganiro twagikoze twenyine, turi kumwe n'umutumirwa wacu Uwiragiye Charlene. Ako Charlene, noneho ndashaka ko wivuga mu Kinyarwanda no mu Cyongereza utazakibagirwa. Hari n'abazungu badukurikiranye muri aka kanya, urivuga mu Kinyarwanda no mu Cyongereza. Mfite ubwoba ko uzakibagirwa kandi minerivare yanjye ntabwo nakibagirwa. Nubwo ndi umunyamakuru ariko ndi na mama wawe, bitubyumvira rero. Ariko hano turi gukora nk'abanyamakuru bahuye n'umutumirwa. Okay, nitwa Charlene nk'uko abantu nyine basanzwe n'undi babizi. Nishimiye ko uyu munsi wongeye kuntumira turi kumwe muri aka kanya, ni byiza kandi ni iby'igiciro. So kuba dukurikiye bari hanze, I'd like to present myself to you. I'm Charlene. I'm here as what? Host? Am I going to be host? Oh. Okay, we're gonna talk about something that is real impressing, and I think most of the youth wanna know this, because we have to work hard than believing in lucky, because we might breed our future life. Our future life must begin today and tonight, somewhere you are. But it's my pleasure to be here on Mama Charlene
Official. What else you wanted me to say? Thank you. Right. Ni njye wamwiterereje. Charlene yari kuvuga icyongereza mba numva ari byiza cyane. Kandi ndabizi ko ibyo yavuze ari byiza. Charlene rero iyo ndi kumwe nawe hano bifite icyo bivuze. Kandi yari kuvuga icyongereza nk'umunyamerika nabyo bifite icyo bivuze mu buhamya buretse hari igihe tuzabaha ubuhamya. Charlene rero turamwakiriye ahangaha iyo nicaranye na Charlene ndi kumubaza iby'urubyiruko nuko hari amateka muziho hari n'ibyo mubonaho nk'umuntu nibyariye. Hanyuma rero tumuhaye ikaze muri iki kiganiro cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko. Hanyuma Charlene hari ikintu nshaka kukubaza. Abana benshi muri iki gihe dufite ikibazo cy'abana batiga bakaba mu muhanda. Hakaba nubwo batorwa n'imiryango cyangwa na leta ikabafata kuko nta na rimwe igihugu gishobora kwishimira ko abana bazerera mu muhanda. Babashakiye uburyo bwo kubigisha, babashakira ibigo, babashakira abarimu, babashakira imyuga kugira ngo bave mu muhanda. Rimwe na rimwe bakagenda bakiga ubundi bagatoroka bakagaruka muri ubwo buzima nyine bwo kuba hanze. Hanyuma nifuzaga kukubaza muri aka kanya, ese koko intandaro yo kugira ngo abana bajye kuba mu muhanda ni imiryango mibi bakomokamo? Ikindi cya kabiri, ese nta muntu ushobora kuvuka mu muryango mubi ntajye kuba mu muhanda ahubwo we agaharanira kuba umuryango mwiza? Icyo ni icya kabiri, sinzi nimba uri bubyibuke. Icya gatatu ndaza kukwibutsa. Icya gatatu, umuntu ashobora kuvuka mu mateka mabi cyangwa ndaza kukikubaza nyuma ntacyo banza usubize ibyo ngibyo. Okay, abantu bose bavutse mu miryango ifite ibibazo cyangwa bahungabanye iwabo bose bazajye mu muhanda? Yego. ubundi abantu bose bavukiye mu miryango myiza siko bo babaye beza cyangwa siko bo bagize famiye nziza. Ikindi kandi abantu babaye muri famiye mbi ntabwo bose ariko babayeho nabi. Ariko nanone ababyeyi cyangwa se imiryango dukomokamo ifite uruhare runini cyane nka 80% kugira ngo tugire ubuzima bubi tubayemo no munsi cyangwa ngo abana bajye mu mihanda abandi bananirane, sibyo? Hari igihe umwana avukira mu miryango ifite ibikomere, ababyeyi nyine ntibamwite bakagati ugende wirere uko twakuze nawe niko ugomba gukura. Nakuze ntareba mama, nakuze ntareba papa, sinakarabaga namaraga icyumwe nakaraba, ntuzanzane izo renge zaye ngo urashaka koga ngo urashaka iki. Ugasanga nyine umwana abayeho mu buzima atagakwiye kubamo kuko ababyeyi bavuze tugomba kubaho nk'uko nanjye nabayemo. Hari ababyeyi batekereza ko uko babayemo ariko natwe tugomba kubaho, ariko ntago ari byo, sibyo? Kimwe nuko hari abana bavukiye mu miryango mibi itifashije ariko bakabamo abantu b'icyitegererezo. Ese ubundi mureke mbabaza, abanyarwanda nyine ntago bakunda kwirarira nubwo harimo n'abantu bamwe nyine na bamwe birarira, ariko reka nkubwize ukuri, ntabwo abantu benshi bakomeye kuri uno munsi bubatse izina ntago bose ariko babibyukiye zokeje ntago bose ariko sibyo? Hari ukuntu umubyeyi akantu kose k'umwana koza akagateka akagira utamaranje akayateka. Barabizi yuko hari abaranginjiswe ibyahi bya bindi. Yewe ntago ndimo. Urimo? Ntago ndimo. Ntago ndimo nakoresheje pampa. Ariko ke nubwo naba ndimo ariko uyu munsi ntago okay urakoze niba ndimo nyine ubwo ntago nari mbizi kuko nimba umuntu twika. Yes, sibyo? Ntago pampa no kuba barogeje bibero bisobanura uwo ngomba kuba we uno munsi. Ahubwo ibyo nakuze nshaka kuba byo cy'umubyeyi yantoje nicyo kigena uwo ngomba kuba we, sibyo? Ibyo mindset yanjye nigena uwo ngomba kuba we. Indi byara mweru na muhima, sibyo? Umuryango uba mwiza ukagira ibintu byiza ariko umwana umwe akavamo akabananira akababera ikirara akajya ku muhanda kuko atabuze ibyo biryo, atabuze aho kuba, atabuze iki, ahubwo nyine niko we niko agomba kumera. Kimwe nuko hari indi miryango mibi ifite ababyeyi babi ariko umwana agakura harana avuga ngo sineze kuba nka papa, sineze kuba nka mama, sineze kuba nk'abakuru banjye, sineze kuba nka sogokuru na nyogokuru, dore bose nta wagize icyo yimarira akora kizima, ariko ngiye ngomba gukora ku buryo ngira amateka atandukanye n'ay'iwacu. Abo bana nabo barahari ariko ntitwibagize yuko
Imana ikimpamvu Imana yaremye abantu bafite ubushobozi bwo gusporta ibibazo byose cyangwa kwihangana ibibazo byose, irema n'abanyantege nke. Impamvu Imana yaremye abanyantege nke n'abanyantege nyinshi ni uko yari izi yuko abanyantege nyinshi sibyo abo bananiye nshya bigize b'igihangange, hari igihe bagera kuboroheje bakabacogoreraho bamakara gashira, kimwe nuko babandi b'abanyantege nke bazamukira ku banyantege nyinshi sibyo. Hari umwana utabasha kwihanganira ibibazo arimo aranyuramo bikarangira agiye ku muhanda. Ntago abana bose bari ku mihanda, ntago abantu bose bananiranye ari byo bahisemo sibyo. Hari igihe mama Charlene, hari igihe isi ikwima amahitamo, ngareba umuntu akwimye amahitamo wakora iki? Ujya aho ugomba kujya, nyine aho bagutegetse niho ugomba kujya. Kimwe nuko rero hari abantu iyi si nabo yimye amahitamo bikarangira bagiye muri ubwo buzima. Uganiriye n'abana benshi bari mu miryango, hari abakubwira papa yatahaga akubita mama, papa yatahaga yasinze agakubita mama nanjye akankubita. Hari utaha akubwira ati papa yarabundazaga kuva kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere, mbona ko nta yandi mahitamo nigira ku muhanda. Nabonye papa na mama batanyitayeho na famille itanyitayeho, mpitamo kwigira ku muhanda njye kwishakira ubuzima. Buri wese afite impamvu ziwe. Kimwe nuko hari umwana uba uri muri famille ikize idagize ikibazo na kimwe, ariko hari umwana ufite ikibazo ababyeyi bo batazi. Ababyeyi haravuga ngo ni imipyinato, ngo hari abajya bavuga ngo ni imiteto, ngo umwana yariye yanyweye. Ntabwo ko umwana yariye yanyweye bihagije ngo agombe kuba icyo agomba kuba cyo. Usanga umwana umuganirize umenye ngo umwana afite ikihe kibazo, nabyo bimenye. Nubwo waragize ibikomere ariko wituma ibikomere wagize n'umwana wawe abigira. Kimwe kandi niba ababyeyi wumva utiteguye kurera uwo mwana, mureke nyine wimuzana ku isura, muzanira iki, kumubabariza iki. Rero ababyeyi bafitemo uruhare kandi natwe abana tubifitemo uruhare. Hanyuma nk'uko Charlene yarabikomojeho, nubwo igisubizo cyanjye atakimpaye neza, ariko ndumva namufasha mu ntago warangije ariko kumbaza wabajije ibibazo bibiri. Nyine nashakaga kumenya nyirizina. Umuntu ntashaka kuvuka mu mateka mabi akiremera ye meza. Oya, nabikubwiye ngo abanyarwanda hafi ya bose bakomeye muri iki gihugu tuzi, ntago bose bavutse banywereye kuri bibero itetse sibyo. Ntibavukiye mu buzima bwiza. Ntago bavukiye mu buzima bwiza, banyuze n'ibihanganye. Uzanaperereza ibihangaje bya mbere biri kuri iyi si, abenshi ni abanyamibabaro bahuye n'ibikomere bitandukanye, ariko aravuga ngo nubwo nahuye n'iki gikomere ngomba kubaka amateka atandukanye n'ayabi wacu bose. Okay, none se ni gute urubyiruko rushobora kurinda amateka yarwo kugira ngo itangira ryabo? Nimba umuntu ari urubyiruko azabe umuntu ari umusore, arinda amateka ye, arinda ab'umugabo, arinda amateka ari umukobwa, arinda ab'umugore. Ni ibihe by'ingenzi ashobora kwitaho? Niba udashaka kuba umugabo ubundi ntabwo uzamuba, niba udashaka kuba umugore muzima nabwo ntabwo uzamuba, kuko ubuzima bwawe ugomba kubamo ejo hazaza. Ni igitabo utangira kwandika uno munsi, kuko nta muntu uzaza kukwandikira. Umuntu bibaye ngo amateka agomba kubamo ejo hazaza hiwe yandikwe n'umuntu, hari ushobora kukwandikira inkuru udashaka, hari ushobora kukwandikira akabigoramisha, hari ushobora kukwandikira ukajya uba mu buzima busharira buryana nk'urusenda sibyo. Ariko kandi wowe mu gihe ushaka kwandika ubuzima bwiza bumeze neza buryoshye, bivuze ngo rero ni amateka wiyandikira. Niba utabishaka kubikora aka kanya rero ugifite uwo mwanya, ukiri umusore, ukiri umukobwa, bivuze ngo ubuzima nibwo buzatangira kugucanga, kuko hari ahantu uzagenda ugera kuhikura bikunanire sibyo. Wowe tangira wandike uno munsi. Ubuzima bwawe ni igitabo kinini kitanarangira, kuko bajya bavuga ngo success is not destination but it's an endless journey, right? Cyangwa se kuba success, amahirwe cyangwa se kuba umuntu wateye imbere ntabwo ari ahantu ugomba gushyika. Tuvuge ngo uvuye Icyangugu ugiye i Butare sibyo, ni destination, ahantu ugomba, ni urugendo ahubwo rutarangira. Ubuzima ni urugendo rutarangira. Bivuze niba uri umukobwa, tangira uyu munsi wiga ukuntu ugomba kuzaba umugore. Ba mu mwanya umwe, ntabwo umusore wese ugomba kugutsifura ngo utsifure uhindukire. Ntabwo uri imbwa kwirirwa bagutsifura. Imbwa niyo utsifura igahinduka
igahindukira wapi, uri umukobwa kandi ejo uzabyarira igihugu, ejo uzakirerera, guma mu mwanya mu bintu byo kwirirwa waka amafaranga, ejo umenyanye n'umuhungu, wamaye utuyinite ejo umenyanye n'umuhungu, ndashaka agakanzu ejo umenyanye n'umuhungu, akantu kose ni uguhora waka amafaranga, ubundi wagiye kuyakorera. Ntabwo abahungu bafite uruganda rukora amafaranga. Njyewe ejo bundi nabiganiriye n'umuntu ndamubwira ngo abasore benshi sibyo abahari bafite amafaranga ahagije kugira ushaka ugashinda ndashaka imodoka akayikugura, ndashaka icyaka kigukorera sibyo, barafashwe ntabwo bakiri free, ntabwo bakiri ku isoko. Ababereye aho abenshi ntabwo bari ku isoko, noneho abenshi bahari bari ku isoko barakubiswe nta kintu bafite sibyo. Nabibwiye abakobwa uwo muntu aranga ngo ni uko basebya, nabwo ati we mukobwa genda wipime inkweto yawe igukwiriye sibyo, bahungu nyine bameze nk'inkweto ziri ku isoko, genda wipime inkweto igukwiriye, noneho iyo nkweto nimba iriho umucanga genda nyine uyitware kuko igukwiriye ubone kuyihungura, genda ufashe uwo muhungu yarakubiswe, nawe warakubiswe urashaka amafaranga, genda umufashe. Kuko hari umukobwa wari warihambye ku musore akamufasha umuhungu akubaka, akamufasha umuhungu akagura imodoka, akamufasha umuhungu akagera kure, warangiza nawe ngo uraje rero uwo mukobwa yakwiyicira ubwo akakwishyingurira. Ibyo ngibyo mubimenye sibyo. Kimwe nuko hari abasore abasore uzi ikintu basigaye bakora, abasore nabo basigaye burya bamenye ubwenge ko bakoze inama, abasore nabo basigaye bashaka abakobwa bafite amafaranga iwabo babakiri, urumva ngo nabo nibayakorere natwe tuyarye, buriya byarabarenze sibyo. We musore tangira nayo ukora aka kanya, abo bakobwa bagutesha umutwe, banza ukore mu masaha yo gukora, kora akazi kawe wishakira amafaranga, kuko burya nubura amafaranga reka nkubwire uretse nyine wenda uzaza nugira amahirwe mutagatifu akaza sibyo, ukibonera umukobwa ugukunda mugafatikanya mu bintu byose. Ariko burya abantu benshi isi yarahindutse n'ibitekerezo by'abantu byarahindutse, umuntu uzagukunda gusa akagusapotinga muri icyo gihe ni mama wawe gusa na famiye yawe, bavuga ati kadufashe umuhungu wacu tuve muri iki gisebo. Ariko kubona umukobwa yiviriye iwabo barya ibijumba, barya imyumbati, nibyo aje ahunze, nawe uraje umuhungu ngo uje ngo akira urukundo, ngo nguhaye urukundo, ngo urukundo rwanjye ni urwanyarwo, wapi ntabwo urwo rukundo azarushyira mu gifu, ntabwo azigera rwemera. Rero tangira ukora uno munsi, nawe mukobwa utangira ukora uno munsi, ubuzima bwawe n'imodoka ndetse nawe shoferi ugomba kuyobora aho ushaka. Rero mu gihe niwiyobora nyine ukajya mu biziba okay. Charlene arakoze cyane, ariko ndifuza kubaza Charlene ikibazo ari nacyo cya nyuma ashaka kukubaza. Ni iyihe nama ushobora kugira urubyiruko rwicaye rumeze nkaho bari muri rompuwe? Urabona sinzi nimba rompuwe ahantu bita kuri Sopetrade, sinzi nimba uyizi, hari rompuwe iba wenda umuhanda w'iburyo, uyu mwana yabuze epfo na ruguru, avuka mu muryango ukennye, afite ubwenge bwo kwiga ariko nta bushobozi afite, ntago ashaka kujya mu muhanda, ariko nta yandi mbese ubu yabuze umuhanda ari bunyuremo kubera ubuzima, wenda ariga agatsindwa, minerivare irahari, cyangwa aratsinda akabura minerivare, iwabo nta muntu afite umwitayeho. Ese uyu mwana agenda apfe yiyahure cyangwa agenda aryame yizingazinga? Ni iyihe nama ushobora kugira abana babuze uko babigira? Ikibazo umuntu ashobora kucyumva kumva cyoroshye, kirakomeye ariko cyongeye ko kirakomeye byose. Ariko kangerageza uko mbishoboye sibyo. Nanjye hari ibyagiye bingora mu buzima bwanjye, kuri uyu munsi hari abantu wenda hari ikintu banzeho cyakugoye se nawe yiga subiramo ibintu urimo koko hari byakugoye kandi umfite buriya reka nkubwire sibyo, naho waba ushobora kuba ufite amafaranga menshi, ariko burya ntabwo umuntu buriya abakire benshi, buri mukire wese aba afite ikintu gituma arara adasinziriye. Buriya ntawe nta kintu gituma urara udasinziriye, nta na kimwe. Nawe urabizi ntabwo kibaho, nubizi ko ngewe ntabwo ndi hano ndi hano nka Charlene waje gukora ikiganiro, ntabwo nuko nkize mu buryo bubiri, ariko
ndi umukire nyine nawe waba ufite amafaranga ameze ute urindwa n'abantu bameze ute ntabwo wabura ikintu gituma urara udasinziriye ushaka kurara inorigo udakijijwe naho waba usenga nanjye se ko ndyama ngasinzira urambaza iki ntabwo mvuze kurara wicaye kuva saa 2 kugeza mu gitondo ikintu kikuzonga mu mutwe wawe ntabwo icyo kintu wakibura sibyo rero nanjye hari ibyagiye wenda bingora nkagerageza gukora ikintu kikanga nkiga se nkagira amanota mabi kandi nzi yuko ndi umuhanga nagiraga amanota menshi kandi none nkaba nzi ko kuba ndi kugira amanota mabi atari ikintu kinturutseho bikandya mu mutwe uzi kugira amanota 30%. 30% urayumva 30 ntabwo mbikubwiye ariko nyine ndi kugurukira kugira amanota 30%. Sibyo wari uzi ko wageraga muri 60 wenda waba wagize sheke ari amanota 50 birababaza cyane ugatekereza ishuri ndivemo njye gushaka ikindi kintu nkora ishuri si ibintu byanjye hari abantu rero nabo bameze bamugane bari muri ubwo buzima bimeze nka rompu babuze aho berekeza nkora ikibi nkora icyiza ninshaka kugerageza se nindi uri bumfashe sinshaka kugerageza ndabaho gute se none igisubizo cyanyuma akababona solution ya nyuma izingiye ibindi byose ari ukwiyahura ariko reka nkubwire ngo nta kintu na kimwe uzageraho kitakugoye nuzajya ugera aho hantu uri ubona wabuze amahitamo ujye ubanza nyine wicara ubundi ufiringe aho hantu iyo situation urimo uyifiringe neza uyiyumvishe neza nk'umuntu uri mu gitotsi akagikata neza akabyuka cyangwa ati nasinziriye koko nasinziriye neza ubanze iyo situation yumve neza uyumve neza nyine uyibemo uyakira ubundi kwiyakira nicyo gisubizo cy'ibintu byose iyo wabashije kwiyakira ibintu byose birakunda kuko iyo umaze kwiyakira uravuga ati ubundi nta kundi byagenda mbaye muri ino situation nyine niyanjye nta nta ugomba kuyicikira aho niho utangiye kuvuga ko noneho reka ntekereze nkora iki ngiki ninkora iki ngiki ni kibi ninkora iki ngiki kiraza kumbera cyiza kwiyahura burya nta munsi n'umwe kwiyahura bizigera biba igisubizo kuko iyo wiyahuye nyine ubupfuye birangiye kandi sinkeka ko aho ubugiye ariho heza haruta kuba wari kuba kwisi ugahangana n'ibibazo byawe ugomba guhangana n'ibibazo byawe reka nsubiza iki gisubizo ntanga urugero rwa moto nigeze kuyigendaho ngenda noneho mbona umumotari umuntu ahetse amurusha ibiro kure ukabona motari afite nk'ibiro 20 noneho uwahetse amurusha nk'ibiro 80 sibyo uwo muntu ari munini kandi noneho icyantangaje motari yageze ahantu haterera araterera moto ni ikinyabiziga gitangaje moto iraguheka uri we wese n'ibiro ufite ibyo ari byo byose kandi ugasanga uhetswe n'uhetse nta hantu bahuriye yewe motari ugasanga ni na mugufi handi bagera muri ntuze guhagarara hari ambutiyaje motari ugasanga nyine n'ukwihengeka gusa kugira ngo akore hasi sibyo ariko akagutwara kandi akakugeza aho ugomba kugera ntago motirira ngo ikubwire ngo umva haguruka ibiro byawe n'ibyinshi mbanze nterere nawe unsangeyo wicare wapi iragutwara mpaka ntago igutakira ibyo si bikureba na motari ntago akuzanaho ngo umva ngo ufite ibiro byinshi nawe gerageza wiyoroshye kuko ufite ibiro 150 kandi njye mfite ibiro 50 dore ndusha 100 urongeraho amafaranga yuko ndi bugigire ibiro byawe wapi agomba kugutwara ibyo si bikureba ikikureba no kumutwara abantu nabo bagomba kumera nka moto nta munsi n'ubundi umuntu azaza ngo yikorere ibibazo byawe nugira n'uwo muntu ugukunda azagukunda azagusapotinga ariko wamweretse icyo nawe watangiriyeho kuko ntabwo yazanga atangirire kuri 0 nukuri naho wagira umuntu ugukunda utari umuntu mwiza gute nta muntu uzaza ngo ahere kuri fondasiyo yubaka ubuzima bwawe basi tangira fondasiyo abandi bose bazaza ari inyongera rero wowe byacanze banza wiyakire wumve ko ibyo bintu nta hantu na hamwe ugomba kubicikira ni ibyawe ni wowe ni pata na rugi ibyo no bishobora uzatangira uzana icyizere
ukurura icyizere muri wowe. Burya iyo umuntu adafite icyizere nta kintu na kimwe ashobora kugeraho. Numara kugira icyizere uzatangira ukore, utangire byange, n'abandi bose byagiye byanga ariko birangira byemeye. Uzagane n'abakire benshi barababaye. Niyo mpamvu ku ifaranga ryabo bura narabimenye buriya amaze kureba. Niyo mpamvu abakire ku mafaranga buriya no kuri ntukarenganye umuntu nubona ari umukire ariko agira ubugugu atajya arekura amafaranga wibiseka ntukajye uvuga ariko uramukire n'ubugugu ngo uza amajoro aba yararaye. Nk'ubu njyewe mu myaka iri imbere nimba umuherwe wowe utavugirwa mu nyine w'umukire mfite amamodoka mfite ibiki nubwo ntateze kugira ubugugu ariko mbugize rwose uzarucurumire nimpa amafaranga yanjye warucukarumira kuko ninjye ubuza amajoro naraye urumva kugira ngo nyabone uzi kwiga imibare ugakubitaho shimi yakunaniye ugakubitaho biology urwaye umutwe ukumere nawe umeze ute ako gakomeza noneho umuntu akaza wamaye ku mafaranga ntago mwari muri kumwe mukorera ayo mafaranga shiti ngo nywe usingiraho numva avuga ngo nywe buriya Neringabo nawe arabizi Neringabo buriya impamvu yari ndirimbo arayize ni umutipe witwa Neringabo nawe arabizi impamvu sibyo rero ku mafaranga y'umuntu ntago wazana imikino umuntu buriya niyo mpamvu nabonye abakeye nyine bayagundira aba yarabavunye kandi buriya abenshi baza kuyakwaka baba baranze kugufasha kuyakorera ukajya ubafa noneho akavuga ati ngiye kuyakorera aho nzayabonera sinzabona usonotse abayakwaka baba hari abenshi baza kuyakwaka baranze kugufasha kuyakorera nawe ukavuga ati okay reka nshyire hasi amaboko nyakorere ariko ninkubona uje kunsaba amafaranga yanjye nakoreye tuzaba babiri rero ntimugacira abantu imanza ntimukanabarenganye nawe rero byacanze banza wicare utuze wiyakire uzane icyizere nuzana icyizere bizazana inzozi buriya rero iyo udafite inzozi impamvu turyama tukabyuka nuko dufite inzozi umuntu adafite inzozi ntago kuryama no kubyuka ntacyo byaba bimaze twarutwa tukabapararize ukabaparariza aho ngaho bakabikakirize wibiseka uzi impamvu nkawe sibyo iyo udafite inzozi ufite inzozi z'uko abana bagomba kubaho kandi bakiga bakarangiza ufite inzozi z'uko ugomba gukora ama business atandukanye kubaka ukagira ibiki sibyo channel yawe ikagera kure iyo biba atari ibyo wari gukomeza ukiryamira ariko kuko ufite inzozi wabyutse kare n'ikimenyimenyi ushobora kuba wageze saa 10 wabyutse sibyo sibyo nanjye nabyutse kuko mvuga ngo sinshaka kuba gafifi ngabo twigana bazaba abantu bakomeye ngiye nsigare ari ngiye ujya kubogereza ibyombo njya kubasaba akazi reka mbyuke nanjye njye kujoininga mama tugende dukore kameramani nawe yabyutse kuko ashaka ibiryo nyine byuko ejo bundi azashaka umugore akajyute nawe yabyutse aza gushaka amafaranga twese rero turaryama tukabyuka kuko dufite inzozi numara gukurura ibyo byose bizakuzanira inzozi utangire nawe urote aho ushaka kugera birangire ugeze aho ugomba kugera nicyo gisubizo aha mwabyumvise rero ipata n'urugi nyine nawe urabyumva ntago urugi rwabaho ipata ritariho nta nubwo ipata ryabaho urugi rudahari byose biruzuzanya mwumvise rero inama za Sharirene yavuze ibintu byinshi bitandukanye ugomba kubaka amateka naho waba utayavukamo ugomba kubaka ubuzima naho waba utarabubonye wanyu wowe wenyine urahagije kugira ngo witwe wowe kandi ikindi kuba wahura n'ubuzima bumeze nka rompo ukagera ahantu ukabura aho unyura ntago bivuze ngo hitupfa uve mu byo warurimo ahubwo yavuze ngo ugomba kubifiringa ugafiringa icyo uri cyo siko bivuze rata kumva ko nanjye kukamenya yes hanyuma ugomba nyine kwakira ubwo buzima urimo ukabwumva ukanabwemera aho ngaho muri ubwo buzima niho uzakura icyemezo cy'icyo ugomba gukora ntuzacike intege nta kintu ushobora kuzageramo utakiruhiye hanyuma Imana nibaho umugisha kujya banabyumve neza urabona niba imodoka ziri muri rompwe sibyo harambutiyaje imodoka zimwe zirajya mu majyepfo izindi zirajya mu majyaruguru zirajya iburasirazuba izindi zirakomeza nyine harimo akavuyo sibyo kandi ukabona imodoka nihataba icyitwa control sibyo cyabe kubererekera
kubererekera urabyumva gutuma ikintu kimwe kibanza kigatambuka nawe ukaza gutambuka sibyo habamo icyitwa ntuzi niyo mpamvu bashyiramo feruje burya nicyo zibereyeho kugeza ubwo mbwiye imodoka zahara muhagarare hambuka abanyamaguru mvuga iki kintu mu buzima bwacu nabwo habamo ibyapa bitatu sibyo kiriya cyapa cyaka cy'umutuku sibyo hajya kivuga yes kivuga amamodoka arahagarara sibyo bivuze ngo mu buzima bwawe niyo rompo nyine aho ugeze ugomba guhagarara ukabanza ugatuza ugatekereza ikibazo ugezemo ugatekereza kugira ngo utazahubuka iyo niyo rompo ya mbere iba mu buzima bw'umuntu bareka abo bidegembya abo bafite amafaranga abo bari kuyarya abo bareke bayarye barayakoreye nawe uraje ugerweho ukore nk'uko bakoze nawe ugere mu gihe uyarye mu gihe bo bazaba bashaje nyine banapfuye bavuye mu nzira sibyo bivuze ngo rubanza tuze ugume hamwe ustopinga utuze ugume hamwe ureke ibigenda bigende nawe uhagarare ugeze mu gihe cyo guhagarara nyine ugomba guhagarara cyapa cya kabiri ni ikivuga ni kiriya cyapa kibwira ngo umuvuduko uri hano ni 40 sibyo ndakeka umuvuduko wa 40 ari wo wa nyuma ndakeka sibyo aho ngaho ukagenda ku muvuduko gake icyo nicyo cyapa cya kabiri dufite mu buzima bwacu sibyo genda gake ushobora kwihuta mu gihe uri kwihuta cyane ukagira ibigusitaza kuko uri kwihuta uri gukora ibintu udatekereza uri kujya ahantu hose uhubaguritse abantu bose muhuye babwira imishinga yawe babwira aho ugeze mu iterambere umenye ko hari umuntu ubukurwa yavuga ati icyambira umushinga afite ukomeye bitamugira ku rutare njye kumuhirika sibyo bivuze ngo aho icyo cyapa cya 40 kibwira ngo hano hari umuvuduko wa 40 gabanya nawe ugomba kugabanya ikindi cyapa ni cyane cyapa cya 40 ukihuta nyine ihute mu iterambere mpaka wihute ugeze ku cyo ugomba kugeraho sibyo ese ubundi reka nkubaze dusoza cyanyuma ari ijoro n'amanywa ni iki kibanza habanza amanywa cyangwa habanza amanywa hagakurikiraho ijoro cyangwa hakabanza ijoro hagakurikiraho amanywa nyine mbwira ikintu kimwe igisubizo ni kimwe cyonyine ntabwo wampaye bibiri habanza amanywa hagakurikiraho ijoro gutaza mu buhe buryo none se ubu ntitwiriwe turi ku manywa bifa yuko haba ku manywa habanje iki habanje ijoro none se bakira butakeye nyine bivuga ngo urambya hari umugani hari ikintu bajya baca mu Kinyarwanda ngo niba ari ngo umwana atwita sibyo akabyara wa wundi wabyawe nawe akongera agatwita wa wundi wamubyaye nibyo bavuga ijoro n'amanywa sibyo kuko navuga ngo ijoro ryabanje gute ntago iyo philosophy yari nta nubwo wabigaragaza no muri calculation sinzi ukuntu wabigaragaza sibyo ahubwo bivuze ngo kimwe kibererekera kimwe kibyara ikindi kikabyara ikindi umwijima ugomba kubyara umucyo umucyo ukabyara umwijima ibyo niko bimeze mu buzima bwacu nta nubwo bizigera birekera kubaho yes aha mwabyumvise rero Shariye n'Imana nimuha umugisha rero mukomeze mukurikirane iki kiganiro kandi mugisangize urubyiruko hanyuma ubutaha tuzaganira natwe uruhare rw'ababyeyi mu kugira ngo twubake ukiri umukobwa ukiri nawe ukiri urubyiruko sibyo ni igiki wishimira wakoze cyatumye uyu munsi ururiwe uyu munsi ikintu nishimira nakoze nkiri urubyiruko nuko nanze guta umwanya wanjye mu bidafite umumaro yego nifuje kuba umukobwa mwiza wiyubashye niyo mpamvu nabaye umugore mwiza wiyubashye ndabifiringa rero ndabyishimira kubera ko nabitangiye nkiri umukobwa nako konyine tuzakomeza rero tugende dutanga inama n'ibitekerezo no kungurana ibitekerezo n'ubutaha tuzaganira no kuba mama tubabwira ukuntu tukwiye kuba amaboko y'abana bacu kugira ngo wenda nibarenga ku nama nibarenga ku ngero twabahaye bakabibigwari ariko ntituzabibazwe Imana rero ibaho umugisha rubyiruko ubu muri mu kiruhuko rero mwitware neza
ubu ndabizi bamwe mubonye umwanya wo kureba amafilime, ariko umunsi wose ntukawuharire filime, ujye ugerageza usubire no mu masomo y'ibyo wagize gute, y'ibyo wize. Ntabwo ikihutirwa ari ukugira ngo ukire kawunga yo ku ishuri, ahubwo ni no kugira ngo wige, ndetse mujye mwiyibutsa n'imirimo yo mu rugo. Birababaje kuba waba uri inkumi nziza uzi gutereka umusatsi muri vacances, ubu muraje muharura inzara ariko ntuzamenye guharura isafuriya mama wawe yatetsemo kawunga cyangwa ubugari. Birababaje rero ukuntu uzajya guharura ingoyi uzigabanya ariko utazabasha kujya gukuba tuwarete n'amadushe by'iwanyu. Birababaje rero ukuntu ufitiye amafemba yo kuzajya gusohoka ariko burya n'umubyeyi agufitiye amakuru y'ibyo mugomba kuganira. Muri make mwige ubwenge bwo mu ishuri, mwige n'ubwenge bwo mu buzima busanzwe kuko nabwo burakenewe. Imana ibaho umugisha rero, mugubwe neza abanyeshuri mari muri vacances muri ibi bihe. Imana y'amahoro ibaho umugisha, na Charlene Imana imuhe umugisha, na cameraman Imana imuhe umugisha. Amen.